aye hano cyo naco sindakimenya ninkimenya zakivuga hwejo icyaga gatatu namenye nuko Imana itugiriye neza. Haleluya, haleluya. Namenye kimwe gusa, bibiri nibyo ntamenye. Tuzamura amukotera. Haleluya, haleluya. Aye bafwe Yesu w'i Nazareti. Turakurindiriye amasahezeyo, turakurindiriye amasahezeyo, turakurindiriye amasahezeyo, turakurindiriye amasahezeyo, turakurindiriye amasahezeyo, turakurindiriye amasahezeyo. Ahabwe icyubahiro Yesu w'i Nazareti. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Samweli wa mbere igice 16 n'umurongo wa 16. Dufashe gusoma Samweli wa mbere ibice 16 n'umurongo wa 16. Tuganire mwanya muto cyane, mwanya muto arinze muririmbe bacuranga inanga tuzine. Mukutana dushaka tusoze no saba uteguye mwomererwa nabi, ariko twumvikanye gusa bateranye twawukora tukawunogereza twamara tukawusoza. Samweli wa mbere ibice 16 n'umurongo wa 16 haravuga ngo, databuja tegeka abagaragu bawe bakuri imbere, databuja tegeka abagaragu bawe bakuri imbere, bagushakire umucuranzi w'umuhanga, maze umwuka mubi uva ku Mana naguhangaho aje agucurangira ukire. Amen. Databuja tegeka abagaragu bawe bakuri imbere, bagushakire umucuranzi w'umuhanga, ngo mu gihe cyose hari umwuka mubi waguhanzeho ngo aza gucurangira, ngo numara nawe ukire. Umwuka mubi uva ese Imana igira umwuka mubi? Ya mwari mwemeye ngo twige. Kugira ngo dutere intambwe, dutere imbere. Nta gutera imbere kubaho abantu batemera kwiga, nta mpinduka ziriho abantu batemera kwiga. Ibintu zose bisambutse ni abantu baje mu bintu batazi. Nicyo gisambuye ibintu, ni abantu baje mu bintu batasomeye, batazi, batemera kwiga ngo babikore. Tumweze cyubahiro Yesu, tuzamuye amaboko. Haleluya. Kora ku kidari umucuranzi wahagarare kugeza ndangije sintinda. Tuzataramana abera bose banesheje uyu mubiri ndetse na Satani, tuzahora turirimba imbere y'intebe, mbega umunezero tubonye Yesu. Haleluya. Icyubahiro Yesu w'i Nazareti. Dutangije dushima Imana ku mwanya mwiza Imana iduhaye, dushimira abacuranzi mwatekereje igikorwa cyiza mukagitegura
tukaba tukigezeho. Ndagumye kubitekereza, ariko mbitewe kandi n'undi muntu umwe numvisha avuga hano ngo niyo ngo akacyumva ngo igiterane cy'abacuranzi, ngo si cyo giterane kibaho. Nasanze nta kindi giterane no bamwo. Nabonye uburyo nkaboneka ni byiza, ariko cy'abacuranzi nacyo kiri mu biterane ntotengo, kuko ni cyiza. Kandi icyabinteye ni amagambo y'Imana tugiye kuganira hano. Amagambo y'Imana tugiye kuganira. Abayobozi banyu namwe mwese Imana ibaheze umugisha. Abitabye, ababaye hano, abasaza bari hano, abapastori bari hano, Imana ibaheze umugisha mwinshi. Turabubashe kandi namwe mwakiye bugufi cyane. Imana ibaheze umugisha mwinshi. Tuganiriye ijambo ry'Imana, cyangwa se ijambo ry'Imana dusomye niryo shaka ko tuganira. Nasanze amagambo 12 y'ingenzi ku bacuranzi, agomba kuba mu bacuranzi. Ariko reka tuganire byibuze 6, nituramuka tudasoje igiterane ande tuzayaganira ejo. Haleluya. Ijambo rya mbere, ijambo rya mbere, ndavuga abacuranzi bo mu rusengero, kuko abacuranzi ni benshi kandi abantu bacuranga ni byinshi. Ariko ndaganira ku bacuranzi bacurangira abera b'Imana, abacuranzi bo mu nzu y'Imana. Ikintu cya mbere agomba kuba afite muri we, agomba kuba ari umuntu wizeye, agomba kuba ari umuntu wizera Imana, agomba kuba ari umuntu wizeye Yesu Kristo. Kuko iyo abantu bizera nicyo gihe Imana isinezerwa. Bibiliya iravuga ngo ntibishoboka ko batizera banezeza Imana. Kandi umucuranzi agomba kuba mu itorero ari umuntu unezeza Imana. Intambwe ya kabiri, akabona kunezeza abantu, nuko ari umuntu ubanza kwizera. Abacuranzi bagomba kurangwa no kwizera Imana, no kwizera Yesu. Abacuranzi batizera uyu mugoroba bizera umwami Yesu, mu izina ry'umwami Yesu. Nta kintu kiriho kandi kizaza cyanezeza Imana kutari ukwizera. Umucuranzi mukuru Dawudi yari umuntu wizeraga Imana ubuzima bwe bwose, yarangwaga no kwizera. Kandi kwizera tubikora kubera ko Imana ishoboye byose, tukayizera kubera ko ishobora byose, kandi tukayizera kugira ngo tube mu buzima winezeze. Toni ikintu cya mbere abacuranzi bagomba kuba bafite batunga mu buzima bwabo, ni abantu bagomba gukora ibikorwa by'ubuzima bwabo bwa minsi yose bizera Imana. Ahabwe icyubahiro Yesu w'i Nazareti, ahabwe icyubahiro. Tuzamura amaboko tere haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ayi baswe Yesu byose. Iri jambo ryo kwizera cyaratangaje cyane. Ese iyo tutizeye hari icyo bihungabanya Imana? Nimwumve ijambo nasanze mu kwizera. Iyo tudateye intambwe yo kwizera duhungabanya Imana mu buryo butatu. Ijambo rya mbere ngo turadutuma Imana ihora mu gahinda. Niyo mpamvu Pawulo yabwiye Timoteyo, aramubwira ngo Imana irashaka ko abantu bose bakizwa kandi ngo bizere banamenye ko Yesu Kristo ari umuhuza w'abantu n'Imana. Iyo tutizera rero ngo duhoze Imana mu gahinda. Icya kabiri, iyo tutizeye Imana, ngo Imana tuba tuyishyira mu kibanza cy'umujinya, ngo Imana itura gusa mu kibanza cy'uburakari. Icya gatatu, iyo tutizera Imana, ngo Imana izihoririra. Iki nacyo cyarantangaje cyane. Yego Imana nayo izirira, izigira agahinda ikarakara cyane, ngo yageraho ngo ikarira.
umunsi Yesu aje kuzura Lazaro ageze Betaniya kwa ba Marita na Mariya na Lazaro ngo asanga Lazaro ngo amaze iminsi 4 mumva ariko abwira bashiki ba Lazaro aravuga ngo nimwizere Imana murabona igitangaza cy'Imana ngo ntibizere ijambo Yesu avuze Yesu ngo ararira kandi ngo arizwa nuko abantu ngo batizeye icyo avuze nitwizera Yesu tuzabona cya gitondo igitondo nitwizera we nitwizera Yesu tuzabona cya gitondo igitondo gishacu n'umunezero nitwizera Yesu tuzabona cya gitondo Tatale kaine sasimeko igitondo Mana ya Isaka na Yakobo n'umunezero tuzamubona maze turirimba indirimbo nziza yamuze n'umwana w'intama tuzamura amaboko tumweze icyubahiro Yesu watsinze haleluya bizera umwana w'Imana kandi ngo abizera uwo mwana bafite ubugingo abatabizera baba mu rupfu abatizera Yesu nta bugingo bafite ibyo bakora zose nubwo bigaragaza tibikunda Imana baheze kwizera dukeneye abacuranzi bizera umucuranzi utizera bazamwirukana mu ikanisa nimushaka mukora inama ntihaza uwundi abatizera ntitubakeneye iyo nama mwakoze iraremereye cyane utizera tuba tumwirukana nitwizera Yesu tuzabona cya gitondo igitondo gishacu n'umunezero tumweze icyubahiro Yesu w'i Nazareti watsinze ahubwo icyubahiro Yesu ubonesheje bagomba kuba ari abantu bizeye kuko abatizera bagira akavuyo kenshi nibajya Pawulo yavuze ngo nabakeba gukeba kubi nabasaba yifanga mu bitabareba nibakazitereyemo tuzahora turirimba imbere yawe mbega umunezero tubonye Yesu haleluya ahubwo icyubahiro Yesu watsinze Satani Yesu watsinze urupfu cyakabiri bagomba kuba ari umuntu wuzuye umwuka wera Bibiliya iravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga ngo umwuka wera nabamanukira ngo azabagira abagabo bo kumpamya i Yudaya n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi hakenewe abacuranzi buzuye umwuka wera kandi impamvu bagomba kuwuzura nuko hari icyo bagomba gukora abacuranzi bo mu nzu y'Imana bagomba kuba ari abantu buzura umwuka wera dusubire tuzamura amaboko dutere haleluya imwe gusa haleluya mwami Yesu aba Yesu umugisha kandi Imana baheze kuzura umwuka wera kuko iyo dusoma Bibiliya hari abantu benshi cyane batuye mu rusengero bataruzura umwuka wera Pawulo yahuye n'itumwa cyangwa se n'abigishwa ba Yohana umubatiza arababwira ngo se mwari mwuzura umwuka wera baravuga ngo umwuka wera ngo habe no kumva ntibamva n'amakuru arababwira ngo mwuzure umwuka wera kugira ngo abantu bo mu rusengero Imana baheze kuzura umwuka wera ahimbazwe Yesu ibihe byose mugisha mwinshi muri Kristo Yesu kuko imirimo yose y'Imana umwuka wera ni uzugenda werekeza abantu aho bagomba guca
uwo mwuka w'Imana wituriye mu mutima umuntu wihanye ibyaha byose. Tumuzamure icyubahiro Yesu. Ngo nta muntu ushobora kwakira umwuka wera ngo atarihana ngo yakire Yesu nk'umwami n'umukiza. Umwuka azayanga kwinjira. Umwuka ndashobora kwinjira mu mutima w'umuntu utarihana. Paulo yabwiye abantu arababwira ngo nuko rero ngo iminsi yo kujijwa ngo Imana yarayirengagije, ariko ngira bategeka uyu munsi ngo kwihana kugira ngo mwakire Yesu. Birategeka abantu bose bari hose kwihana, ngo nubwo bashaka Imana bakabakabya, ngo ariko ngo Imana ntiri kure y'umuntu wese. Imana iri hafi, ariko kubera kutemera kwihana tuba tuyishaka nk'abayishakira kure, ndetse bamwe bati ndozakure ngo ntubazoja gushakira Imana. Yesu yatanze itangazo, yaravuze ngo igihe kiraje ndetse kirasohoye ngo ubwo abasenga data mukuri no mu mwuka ngo batazoba bakiza gushakira Imana ku misozi. Mureke nababwire n'amakuru y'ukuri mu butumwa bwiza. Abantu bakera benshi bagiye bashakira Imana mu misozi. Habe na Yesu amaze kuza yagiye azamuka imisozi. Igihe cy'intumwa Yesu amaze kugenda, amaze kumanura umwuka, umuriro w'Imana wakaza wakira ahantu hose, hari ngombwa ko akazi gakorwa. Intumwa amaze kwakira umwuka ntabwo bakaza baje ku musozi ngo baze gushakayo imbaraga, ngo bahoraga mu gitaramo bashima Imana, ngo baramye bahimbaza Imana, ngo Imana ikabagwiriza bakizwa kandi ikabaheza imbaraga ngo zo gukora ibitangaza. Imana ibaheza kuzura umwuka wera mu izina ry'Umwami Yesu w'i Nazareti. Tuzataramana n'abera bose banesheje uyu mubiri ndetse na Satani, tuzahora turirimba imbere y'intebe mbega umunezero tubonye Yesu. Tumuzamure amaboko Yesu watsinze, ahabwe icyubahiro ibihe byose. Habe n'akavuyo kenshi gahari muri ino si abantu baparanganye. Nuko tuzura umwuka wera. Umwuka wera w'Imana ntuzuzigana. Paulo yabwiye abakorinto aravuga ngo se nituma muza mubzigana ngo kandi twebwe utatubyigana muri mwe. Abantu bakaza bumva abandi babateye cyugazwa nizo ntambara zihari. Ukeneye kurwana n'umuntu kugira ngo ubone icyo ukora, akazi gahari kuzuye hano. Ariko no natangaye n'intambara zihari muri ino si. Turwane kugira ngo mbone icyo nkora, akazi kuzuye. Ahabwe icyubahiro Yesu w'i Nazareti. Ahabwe icyubahiro. Ahabwe icyubahiro Yesu. Yeme ninde wabuze icyo akora tumuheza akazi, tumushakira akazi. Turagaragaza twese dufatanye dusabisha ariko akabona. Akazi gahari kabuza bagakora. Nta mucuranzi wobura hacuranga. Hari bamwe twagiye duhura kenshi bakavuga ko ngo babuze akazi kandi ari abacuranzi. Simbyemera. Kuko hari n'abandi benshi bagiye bagira imbogamizi, niko nobyita, bagiye bagira ibyo bashingiraho bakavuga ngo bazaba babuza gusenga. Mu bintu bitobuzwa gusenga ndi kubamwe. Kubwiriza byenda bo kubuza ntuhagarare hano n'ibindi bikorwa byinshi. Habe ni sadaka. Nubwo ukenera gutanga, hari abo kubuza ntutange. Hari ikintu kitobuzwa kitokunda no gusenga. Ntawo buzundi gusenga ngo bikunde. Uzamutangira gusenga gutya bakibikubuza. Kandi ukamusenga gutya ukubujije akihayavuga.
ari nacyo cya gatatu kigomba kuranga umucuranzi wahamagawe n'Imana mu rusengero. Agomba kuba umunyamasengesho. Umucuranzi utari umunyamasengesho turamuhonyesha. Mwama mugenda mwabayumbe. Sinzi nimba ariko no byita iterima abayumbe nayo ni nini cyane twoyigisha. Ni umuntu wese ukijijwe wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, ngo afite ikindi Imana izimuha kugira ngo akomeze yera imbuto zikwiriye abihanye, ngo mu gihe cyose Imana yamuhamagaye. Ni ikintu duhuriyeho twese abakishijwe. Ariko abacuranzi by'umwihariko byihariye bagomba kuba bari abanyamasengesho. Umucuranzi wahamagawe n'Imana wizeye akakira umwuka wera, azatera intambwe ya gatatu. Umwuka w'Imana wera uzumujana gusenga. Sabanyantegenge tibagomba kuba abanyantegenge. Abo bagomba kubirukana bakabana batenga. Kuko bosazi kanisa burisaza. Burisaza. Fashinanga yanjye ndirimbe ineza yo wangiriye, mutima wanjye wuzuye ishimwe, vuga ibyiza. Haleluya. Abishobero Yesu w'i Nazareti mu rusengero mu nzu y'Imana. Nta muntu wahamagawe utagomba gufata umwanya wo gusenga. Umwanya wo gusenga ubereye umuntu wese ufite umuhamagaro mu nzu y'Imana. Se turabatindiye. No. Tumuzamura amaboko Yesu watsinze. Ahabwe cyubahiro ibihe byose. Abacuranzi bagomba kuba mu mwanya wo gusenga Imana mu izina ry'Umwami Yesu. Abantu batazi gusenga reka muzite gutyo. Yesu hari uko yigisha abigishwa gusenga. Yarababwiye ntabwo Yesu yigisha abigishwa kubwiriza. Ngo ni ibintu gusa bamubonanye ngo nabo batangira kubikora bamaze kwakira umwuka wera. Ariko gusenga yafashe umwanya arabibigisha. Aravuga ngo nimuza muja gusenga muzamuvuga ngo data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ubushake bwawe ariko bugaragara, hazakubwiza ubushake bwawe. Abatazi umwanya wo gusenga n'igihe cyo gusenga batekeza ko ari cyage cyatangajwe ngo dufite amasengesho. Ajya amasengesho atangazwa n'ay'abanyantegenge, azatangazwa abanyantegenge kugira ngo nibura nabo bikubita gashi bahure n'abandi baje gusenga. Umunyamasengesho utazatangarizwa gusenga. Hashawe itangazo kugira ngo barya dufite bafite integenge nabo zibuza bazemere baze duterane dufata umwanya dusenge. Ariko abanyamasengesho babigize umwuga ibihe byose bazabasenga. Haleluya. Ahabwe cyubahiro Yesu w'i Nazareti. Imana baheze kuba mu bihe byo gusenga. Sinabacuranzi gabonyine ndiko ndabwira kanisa. Abantu bose bakijwe bafite imihamagaro. Mufate ibihe mubi imbere y'Imana musenga Imana. Ijambo rya kane, abacuranzi bafite umuhamagaro w'Imana bahamagawe mu rusengero bagomba kuba ari abantu bubaha. Nigeze kubivuga hano twatuganira mu gitaramo. Hari abantu babiri cyane Satani zisa nishoye kwimbaraga cyane. Umuntu wa mbere ni umuririmbyi w'umuhanga. Satani ngo ahora ashaka gukoresha cyane ngo ikintu cyo bwishire hejuru, cyo kwishira hejuru, ngo kubera ko ari cyo kintu gikomeye cyane Imana ikunda kandi ngo cyabayeho kuva mbere na mbere ngo Lucifer ngo nicyo kintu yarashinzwe kaza gikora
noneho ngo icyo kintu uzarebe habe n'indirimbo zino zisi, indirimbo zisi habe n'iz'Imana. Gusa umuntu ufite umuririmbyi w'umuhanga iyo anezerewe asa n'utobye nk'ubwenge bw'abantu cyane, nk'umuntu uzi kugenzura cyane no gusobanura imyuka, yoja byenda nko kumenya ikibaye, ateye nk'intambwe zivuza nka 5. Ariko mu maso mu ntambwe ya mbere n'iya kabiri ubwenge buza n'ubwenge kuge, kuko indirimbo zo zisa n'izikuye abantu muri mudu bari mbese muri uku kuntu uku gusanzwe turimo. Kabamwe mutarabibona nimba ari biza bibahuje nyine, gusa iyo baririmbye gutya umuririmbyi w'umuhanga. Kandi niyo atabaye umuhanga habe nawe ukaririmba uri wenyine utari kumwe n'abandi, uza wumva nta muntu ukurusha ku isi. Noneho za ndirimbo zazisa n'izigukuye nk'ahandi hantu mu mawazo yandi ayo umuntu asanzwemo, ngo bigatuma Satani washora imbaraga cyane ngo kugira ngo atange ubwibone muri wa muntu. Uwa kabiri ni umuhanuzi, umuntu uvuga ikintu kikaba, yavuga ikindi kikaba. Satani ihashora imbaraga n'ibirindiro kugira ngo hazamuke akantu k'ubwibone, kuramya no guhimbaza bive muri we. Narivuze ijambo rya kane abacuranzi bagomba kuba bafite kandi kigomba kuba kibaranga n'ukubaha. Mugomba kuba mu bihe cyangwa se mu buzima naho mukorera umurimo w'Imana muri abantu bubaha. Iyo mutubashe rero ni nacyo gituma haba n'ibintu bitandukanye, mugatekeza ko bataza bamenya agaciro kanyu. Ariko ndazi kubabwira agaciro kanyu, ariko nakavugaga ba pasiteri bacu bahari, kuko kubibabwira kandi ari mwe mwenyine mukabitahana ntibabimenye, icyo nacyo ni nkizi n'ikibindi. Ariko abacuranzi beza bahamagawe n'Imana bagomba kuba hari abantu bubaha, mukubaha abayobozi, mukubaha bo mucurangira, mukaba mu nzu y'Imana muri abantu barangwa no kubaha. Iyo rero bino bintu bihari ndababwira ikintu Imana izikora mwebwe nkamwe iyo mucuranze. Ntimugira gusa ngo mucurangira abantu cyangwa se upfa gucuranga gusa. Iyo mwitondeye ibisabwa ndababwira ikintu Imana izikora rero. Ikintu Imana izibakoresha inyuze mu gucuranga kwanyu. Ibintu zananiranye, ibintu abandi bantu bagerageje bikabagora bikananirana, ngo Imana izibisigira abacuranzi bayubaha. Ngwari bo baza guhangura ibyo bintu. Bijya bintu bose uzanane ba pasiteri, uzanane ba pasiteri n'abahanuzi n'abandi bose bo mu ikanisa n'abadiyakoni n'abavuga butumwa n'abapotre, ngo bijya bintu zose zabananiye, ngo Imana izibisigira abacuranzi bayubaha kugira ngo ntibagasoye kubabonera kugira ngo ntibagasoye kubahahaza. Ariko iyo bemeye kwitonda, iyo bemeye bakaba ari abantu bubaha, bagerera ku gihe mu mwanya wabo gucuranga, bubaha abayobozi, bubaha inzego zose nk'abakozi b'Imana bafite kugabura iby'Imana, kandi badasaba umushahara ngo nubwo ari ngombwa ko bagomba kuwuhabwa. Hajyaga naho abajya bataje, ibo abacuranzi mutegerezwa guhembwa, ariko ntimusabwa kwaka umushahara. Ntimugomba kureka gucuranga ngo babahembe, ariko mutegerezwa kubaho muri abantu bahembwa. Si namwe mwenyine, ni umukozi wose mu ikanisa ukora, kuko udakora ntagomba no guhemba. Reka tuze gusoza. Imana wese mwishe muri Kristo Yesu. Bibiri turangiza bijya bibiri bindi sawa. Gacuranga
hari indirimbo si ya ndirimbo mwaririmbye niyi igira he engwewe igira hari awegera abacuranzi hari tumuzamura amaboko Yesu watsinze ahabwe icyubahiro ibihe byose Imana ibaheze umugisha muri Kristo Yesu rimba ya ifensi imwe gusa ya ndirimbo mwaririmbye umva amahoro nasanze muri we umva ibyishimo nasanze muri we umva amahoro nasanze muri we umva ibyishimo nasanze muri we ndatuje muri we ndanezerewe muri we ndatuje muri we ndanezerewe ntacyo namuburana arumva kandi arakora ntacyo namuburana arumva kandi arakora n'umubyeyi mwiza arampagije n'umubyeyi mwiza arampagije n'ukuri ntacyo namuburana arumva kandi arakora ntacyo namuburana arumva kandi arakora n'umubyeyi mwiza arampagije n'ukuri n'umubyeyi mwiza arampagije w'izura ryawe ntirizarenga ukwezi kwawe ntikuzazima w'izuba ryawe ntirizarenga ukwezi kwawe ntikuzazima azakubera umucyo mu mwijima kandi azakubera umucyo mu mwijima tuzamura amaboko twizere Yesu haleluya amen ahabwe icyubahiro Yesu binasari amen ari ijambo nashatse gukura kuri ya ndirimbo abacuranzi bizera Imana cyangwa se abantu bahamagawe n'Imana nta kintu baza baburana Imana Paulo yabwiye abayefeso amubwira imigisha yose yababwiye imigisha yose tubonera muri Kristo Yesu abantu bizera Imana ababwira imigisha yo mu bumana tuzatubonera muri Kristo Yesu nyuma y'iyo migisha nta wundi mugisha dukeneye Imana ibaheze umugisha muri Kristo Yesu ijambo rya gatanu tugomba kubaho mu buzima cyangwa se abacuranzi bagomba kuba ari abantu bihangana igihe cyose Dawudi yabaye kwa Sawuli mu ngorane zitandukanye batamukeneye yarazwe no kwihangana yagerageje gukora ariko Imana imuheza umutima wo gukomeza kwihanganira ibibaye muzamucuranga mufite no kwihangana muri kubera ko ari umurimo w'Imana bahaye gukora habe nubwo bagweza agaciro hari ahantu Paulo yageze ku kirwa cy'Imerita ngo hakora imirimo n'ibitangaza cyane ageze muri bene data ashima Imana ariko ngo ayishimira ibintu bibiri ngo byabayeyo aravuga ngo ndashima Imana kwiriya ngo baduhaye icyubahiro cyinshi ngo kuko ngo yaramenyereye gusuzugurwa cyane usibye Imerita gusa ku kirwa cy'Imerita bahaye Paulo agaciro ariko ngo handi hose kwari gusuzugurwa gusa ariko ngo none ngo bamuhaye icyubahiro ngo biramutangaza cyane ageze mu gitaramo aganira na bene data arababwira ngo cyo nahashimiye gusa ngo baduhaye icyubahiro cyinshi ngo icya kabiri ngo twari dukenye byose ngo babishize mu nkuge mubibonye no gushima Imana ariko kujya ni ibintu bidasanzwe ko kuvuga ngo mukoze umukutano uzenda ngo hari icyo mushaka kugeraho ngo abantu babasapotinge ntibibaho gusa bibaye no gushima ariko Imana baheze kwihangana muri Kristo Yesu icya gatandatu abacuranzi bo mu rusengero rw'Imana bafite umuhamagaro w'Imana batoranijwe ngo bagomba guharanira kuba abahanga
kuko murarushanya gucuranga mwese, muza mwemera mwige ababarusha babigisha, ntimwiyite ba mwarimu mwese. Hari umwe kubwira iwabo yereka mucokoza iraha kujya i Rwanda akaza mucokoza ngo ramusha gucuranga ni mwarimu. Tisawa baza guhamagara undi mwarimu baracuranga bombi, basanga byibuze ugera cyasoma nk'imyaka 3 kugira ngo abone gushika kujya mugenzi we. Gusa icyo yaramurusha karakana kwari ukuvuga ko ari we mwarimu, ariko ntiyarabizi cyane, kubabizi ntiyarabizi. Abacuranzi bafite umuhamagaro w'Imana bagomba guharanira kuba abacuranzi b'abahanga. Abagaragu ba Sawuli baravuga ngo kwa Yesayi hari umuhungu w'umucuranzi kandi w'umuhanga, ngo niwo muntu gushobora gukemura ikibazo ufite, kuko abacuranzi batari abahanga nta kibazo cyo mu rusengero bakemura. Iki cyo mucumve kandi neza cyane, kuko ubuhanga bw'abacuranzi ngo Imana izibutiza imbaraga kugira ngo ikemure ibibazo biriyo. Kandi kubera ko mufashe umwanya wo gutekereza kino gikorwa ni intambwe nziza cyane, habe nubwo abantu batobumva bose. Icyo mugomba kumenyaho nta kintu wakora abantu bose bokumva mbese bokumva ko mukoze ikintu cy'abagabo. Nta kintu mwokora ngo abantu bose bo mu muhanda Gidurayi niyo mvuye iri hakurya ngo bemere mu giterane cy'abacuranzi kireme ugiteguye neza, ntibishoboka. Ariko bose ntibocanga, kandi abatocanga naba bose bari hano n'abandi bakeya basibye, ariko si bose. Ariko icyo mugomba gukora ni ugutera intambwe kwiga, mugaharanira kuba abacuranzi b'abahanga. Habe no mu gihe cyose mubonye inkunga yabogira icyo babafasha, ntimugapfusha ubusa uburyo muhawe mubonye, bizabaheze kwiga no gukora ibintu bikomeye no gufasha abantu bakiri bato mu bitekerezo. Reka nishaka mvuge n'icya 7 ndetse n'icya 8. Icya 7, haleluya, ahabwe kibari ibihe byose Yesu. Ngo umucuranzi agomba kuba ari umuntu ufite igikundiro cy'Imana. Pawulo yabwiye abaroma aravuga ngo abo yatoranije kera ngo yarabahamagaye, ngo yarabatsindishirije, ngo abo yatsindishirije ngo yabahaye ubwiza, ngo n'abantu bagira amavuta y'Imana bagira ubwiza bw'Imana, kandi ngo bazaba bikura ngo mu kugendana n'Imana baciye bugufi ngo bubaha, ngo Imana izabaheza amavuta. None ko Imana igwaye amavuta no mu gihe cyose uraho kunanga, abantu bakaza bumva Imana yamanutse yakunyuzemo. Icyo kiri mu bintu by'ingenzi mu murimo w'Imana mu muhamagaro. Udafite igikundiro cy'Imana, amavuta y'Imana, tibikunda ko ushobora gukora service, hari ikintu ushobora gukora, tibikunda. Icyo ntikibaho, ntigikunda, ntikibaho. Ijambo ry'umunani dusorejeho, bagomba kuba ari abantu birinda cyane muzo bavuga. Umucuranzi ntagomba kuvuga ibintu byinshi bidafite ubwenge. Ibyo ngo byari muri bimwe biranga Dawudi, ngo yari umucuranzi w'umuhanga, ngo kandi wirinda cyane ngo muzavuga. Umucuranzi ntagomba guhubuka agiye kuvuga, kubera ko aba ari hariya kuzuma, ni nk'umwungeri, ni nk'umuyobozi. Umuyobozi nawe agomba kurangwa gusa n'ibintu by'ubwenge mu gihe cyose ahagurutse kuvuga, kuko atavuze iby'ubwenge abasambuye ibintu. Ubwenge bugomba kuranga cyane mu mivugire. Umucuranzi w'umuhanga ufite amavuta y'Imana. Turakurindiriye amasayezeyo, turakurindiriye amasayezeyo, turakurindiriye amasayezeyo. Zana n'imbaraga zawe
ngwino uduhembure turakurindiriye amasaha turakurindiriye amasaha yezeyo turakurindiriye amasaha yezeyo. haleluya ntabwo icyubahiro yesu w'i Nazareti. Imana ibaheze kuvuga neza, ibaheze imivugire myiza mu izina ry'umwami yesu w'i Nazareti, kugira ngo mukore umurimo w'Imana uko mwawuhawe. Nigeze gushaka kwiga gucuranga, nagiye nk'iminsi 2 mbona birasa n'ibigoye, ariko ni byiza. Gucuranga nta kintu cyiza kibaho gucya muri ino si ko gucuranga no kuririmba, ariko biragoye kubyiga. Abantu mwabishoboye muri abantu b'abahanga cyane, muri abahanga. Umucuranzi w'umuhanga urusha abandi gucuranga ngo azabarusha no kuririmba. Icyo nacyo mu kige kirashoboka. Abantu bose batazi kuririmba iyo babajije, ariko abantu bazi kuririmba b'abahanga bemeye kwiga, abenshi bazababwira ko batari babizi, kubera ko mufite viziyo y'umuziki. Mwemere mwige no kuririmba. Abatazi kuririmba mwegera abazi kuririmba babafashe, kuko iyo umenya gucuranga ukamenya no kuririmba, ubu uri umucuranzi w'umuhanga ngo urusha abandi ibintu bikomeye cyane. Imana izi gutiza imbaraga zo guhosha amapepo yatombotse, imyuka mibi yose y'umwijima. Kandi imyuka mibi akenshi ngo hari igihe Imana ngo ariyo iyirekura ngo kuba tubaha Imana kugira ngo izabone uko ibahana. Umwuka mubi wa Sawuli ngo n'Imana yari yarawutanze, ngo yakeze utanga kuri Sawuli kugira ngo uwo mwuka umubeho. Ariko kubera ko Dawudi ngo asubiza bikorwa mu ijuru, ngo akamenya gukorayo ngo wa mwuka mubi ngo gasubira kandi ukagira intege nke, undi umugireho ububasha. Ngo yarazi icyo yokora cyakorewe mu ijuru kugira ngo tikigire imbaraga hano, ngo akamenya n'incurango yocuranga mu ijuru ngo ibintu hano bigakorogana. Iyo mucuranze ntimukazamubwira ngo nugupfa gucuranga gusa. Ikintu cya mbere Imana izikora mwebwe iyo mucuranze mwubaha Imana mukurikije biriya, icya mbere ngo abanzi bacu bazasubiranamo. Habe n'abajya babagwanya bavuga ko nta nicyo bokora, bigiye kiza kigera bakavuga ko ngo muri abantu b'abanyabwenge, ngo ndetse bagakorogana bagasubiranamo bakagwana, ngo bamwe muri bo bakaza kumena amabanga, bakavuga ko cya giterane cyanyu ngo aribo bantu bari barakigwanyije mbere. Mari baheze umugisha muri Kristo Yesu mu izina ry'umwami Yesu. Tuzasubira tubane, Imana n'ibikunda. Imana ibaheze gutera intambwe, ibaheze gutera imbere, ibaheze kwiga, ibaheze gukora ibintu ziterambere. Mu gihe cyose mwabona sapoti cyo bafasha, muretse no gutegereza gusa ngo byenda ngo urusengero rwo bahemba. Kandi guhemba hari igihe kujya guhemba umushahara udakunze, cyangwa bakaguheza umushahara utabereye bitewe n'intege kugira bakaguha mwinshi. Noneho rero mu gihe navyo bitabaye cyangwa bishoboka, mukaba muri abantu mwizeye ibikorwa byanyu mukora, ndetse mukaza mutanga inkunga mu rusengero irutije babaheza, kubera kwiyubaka kwigenga. Abaririmbyi bamwe twigeze gufasha mu mwaka wo hirya ushize, bafite ibikorwa bikomeye cyane kandi abantu barabafashije mu rwego rukomeye cyane, ariko nta kintu na kimwe bagaragaje mu byo bategura mbese bateganya gukora. Muri bimwe mugomba kwirinda ni abantu buboneka babafasha, nubwo baboneka ari babiri, muzabyaza umusaruro icyo mwatekereje kugeraho kandi muzakigereho, kuko Gidurani batabikora muzagenda nimugera Kampala inzozi zanyu zigerweho.
timugacika intege. Ibintu zanyu bibe byanditse, mubyandike ari ibintu birebire cyane, bitari n'ibintu bishirira hano Nairobi, bizakomeze bigere kure, bibateze imbere, bifate bamwe muri mwe bakeneye kwiga bige, mugire za studio. Tujya gukorera ahandi hantu muri mwe muhari muri abahanga kandi ari muri domaine yanyu. Naho inkunga izo mu bantu Imana yiteguye kubafasha. Iki cyo ni ikintu kubabwira kugira ngo mbaremo umutima. Imana yiteguye kubasapotinga ikoresheje abantu batandukanye, abari hano ndetse n'abataraha, kugira ngo mutere intambwe mu kubaha amabwiriza n'icyo Imana rivuga. Mwakire ijambo ry'Imana.